Igitsina gore nibo bantu ba mbere bagira amarangamutima menshi, gusa no mu gihe yaguhishe biragorana cyane kumenya ngo arashaka iki, ibyo akora byose bigamije iki. Nubwo ibyo ariko bimeze, ariko ibimenyetso by'umukobwa ugukunda birigaragaza ku buryo ubigenzuye byose neza uzabona umukobwa ugukunda waba nawe umukunda. Iyi ngiyi ikaba intambwe nziza yo kuba wamusaba yuko mwakundana. Ibimenyetso bigera kuri 15 tugiye kukubwira, buri mukobwa ugukunda azabikora abizi cyangwa se atabizi, ndetse amahirwe menshi azaba gukunda. Nguhaye ikaze aho uri hose, ndarakubitsa gukora subscribe. Ikimenyetso cya mbere cy'umukobwa ugukunda, atinya cyane kukureba mu maso. Iyo umukobwa gukunda ashobora kuba abizi cyangwa se atabizi, gusa yirinda ibintu byose byatuma muhuza amaso. Buri gihe aba yirinda ko muyakubitana akagira isoni nyinshi. Niyo yagize ibyago mugahuza amaso, ahita areba hirya ku kanya ku buryo nta masegonda n'atanu byamara. Iyo urebye hirya, umukobwa ugukunda akomeza kureba cyane, ariko wahindukira ngo umurebe agahita areba hirya. Iyo umukobwa agukunda kandi kenshi iyo muri kumwe afite isoni nyinshi, ndetse yabuze naho areba. Ikimenyetso cya kabiri cy'umukobwa ugukunda, yifuza kuba inshuti yawe magara. Aba yumva yamenya byinshi bikwerekeyeho kandi akumva yagufasha muri buri kintu cyose cy'ubuzima bwawe. Ikimenyetso cya gatatu nuko agerageza gutangira ikiganiro bwa mbere. Mu bushakashatsi bwakorewe mu bahungu 1000 bari mu rukundo mu gihugu cy'Ubwongereza, 888 muri bo byagaragaye ko abakobwa bakundana n'abo bahungu mbere yo gukundana kwabo, abo bakobwa bari barabandikiye ubutumwa cyangwa se bakabahamagara bavuga ko babikoze ku mpanuka batabishaka. Nyuma bamaze gukundana, aba bakobwa baje kubwiza abahungu kuri ko cyagiye babaga babuze aho bahera ngo bavugane, maze rero bagasanga kubandikira ari uburyo bwiza bwo guhita batangiza ikiganiro, bityo bagakomeza kuvugana. Niba rero hari umukobwa ujya ukwandikira cyangwa se akaguhamagara kubwira ko yibeshye kandi wakomeza kumuvugisha ukumva arishimye, iki ngiki gishobora kuba ikimenyetso simusiga cy'uko umukobwa gukunda. Ikimenyetso cya kane cy'umukobwa ugukunda, abashaka kugumana nawe umwanya munini cyane. Iyo umukobwa arimo kugukunda, ntabwo yita kuvuga ngo murahagana hehe, muri gukora iki cyangwa se afite izihe gahunda. Aguha umwanya we wose, ndetse kenshi ni wowe umwibutsa gutaha. Uyu mukobwa byanze bikunze azaba gukunda. Ikimenyetso cya gatanu, niba umukobwa agukunda agerageza kukugisha inama. Mu bintu byose akora mu buzima bwe bwa buri munsi, agerageza kumenya neza kubizi, ndetse kugira ngo akwereke ko nawe ufite kinini umaze mu buzima bwe, azagerageza kukugisha inama, akubaze atanga urumva nabigenza ni. Igitangaje kandi gite kikwereka yuko agukunda, nyuma yo kumugira inama aragenda akayikurikiza, ndetse akazakwereka uburyo uri umuntu w'ingirakamaro mu buzima bwe. Ikimenyetso cya gatandatu, akora uko ashoboye kose maze akagaragara neza imbere yawe. Nubwo abantu benshi atari ko babizi, bumva yuko abakobwa bambarira abahungu, ariko burya muri rusange abakobwa bambara kugira ngo umukobwa mugenzi wabo nabona ibintu yambaye aze kuza kubona yuko ari byiza. Abakobwa kenshi bakunda kwambara ibintu bigezweho, kandi ibintu bigezweho barabibonye kuri bagenzi babo. Bishimira cyane kubona umukobwa cyangwa se undi muntu wese bafata nk'umusirimu abonye bambaye neza cyane. Iyo umukobwa rero arimo kugukunda, ibyo byose ntabyitaho, ahubwo amenya amabara ukunda, akamenya niba ukunda amapantaro cyangwa se amakanzu, maze agakora uko ashoboye kose mukabasha kubonana yambaye neza imbere yawe. Ikimenyetso cya karindwi cy'umukobwa ugukunda, abashaka kumenya ibyo uri gutekereza mu rukundo. Nubona umukobwa akunda kukubwira byinshi byerekeye ubuzima bwe bw'urukundo, wenda nk'abantu bakundanye nawe, abantu se bamukunze akabanga, ahangaha nawe abashaka yuko ugira icyo uvuga maze akakumenya. Nutangira kukivuga, uzabona ko bimuteye amatsiko cyane, akubaza ibibazo byinshi, ubone neza ko bitandukanye na bya bindi byo kwibariza. Uyu mukobwa byanze bikunze nawe azaba gukunda. Ikimenyetso cya munani cy'umukobwa ugukunda, amenya neza ibintu wowe ubwawe utibuka. Ujya kumva ukumva kwibukije ko umunsi nk'uwo wenda mu kwezi gushize aribwo watangiye akazi. Akora uko ashoboye kose akamenya itariki yawe y'amavuko, ndetse n'ibindi bintu byose uha agaciro. Iki ngiki ni ikimenyetso gikomeye cyane cy'uko umukobwa agukunda, kandi akaba yifuza yuko nawe wabimenya. Ikimenyetso cya 9, ashaka kumenya ikintu cyose kikwerekeyeho.
ahangaha niho uzasanga umukobwa akubaza abantu muvukana, imiterere y'abantu mwakundanye ndetse n'abo ukunda, akubaza byinshi ku nshuti zawe, ibyerekeye akazi ukora, ibyo ukunda kurya ndetse n'ibyo wanga n'ibindi. Ibi byose abikora ashaka kukumenya, gusa nawe ubibona yuko akwitayeho. Uyu mukobwa byanze bikunze nawe azaba agukunda. Ikimenyetso cya 10 cy'umukobwa ugukunda, akunda gusohokana nawe cyane. Iyo umukobwa agukunda, ahantu hose agiye aba yifuza ko muba muri kumwe, aba yifuza ko ibintu byose bishyashya bikora ari kumwe nawe, ndetse aba yumva yisanzuye cyane iyo muri kumwe. Nta kintu na kimwe aba yumva yakora udahari, kandi iki ngiki ni ikimenyetso gikomeye cy'umukobwa ugukunda. Ikimenyetso cya 11 nuko umukobwa ugukunda agerageza kukwereka ko uri umuntu w'ingirakamaro cyane kuri we. Kukwereka ko uri umuntu ukomeye kuri we ni ikimenyetso gikomeye cy'uko umukobwa agukunda cyane. Ahangaha niba akantu kose kabaye hagati yanyu agahorana ku mutima, ukabona iyo akubonye yishima bidasanzwe, uwo mukobwa aragukunda. Ikimenyetso cya 12, umukobwa ugukunda inshuti ze zirakwishimira cyane. Nuhura n'inshuti z'umukobwa ugukunda, byanze bikunze ntuzahava utabibonye ko zari zikuzi. Kukumenya rero ni ikimenyetso cy'uko uwo mukobwa ahora akubwira inshuti ze, ndetse yewe abakobwa bagenzi be baba banabizi yuko agukunda. Ikimenyetso cya 13 cy'umukobwa ugukunda, aragufuhira cyane kandi mutarakundana. Gufuha ni ikimenyetso gikomeye cy'uko umuntu muri kumwe agukunda cyane. Niba ushaka kubibona yuko agufuhira, uzavuge ku wundi mukobwa umutaka maze urebe. Ashobora kutakurakarira cyangwa se ngo akwereke yuko ababaye, ariko nyine mu maso nawe ubwawe uzabyibonera. Nubona umukobwa ari kugufuhira kandi nyamara wari uzi yuko muri inshuti bisanzwe, uzamenye yuko uyu mukobwa agukunda. Ikimenyetso cya 14 nuko umukobwa ugukunda mu bihe byose bitari byiza kuri wowe yiyerekana, akagufasha mu buryo bwose bushobotse. Iyo umukobwa agukunda, nk'iyo urwaye arahangayika cyane kandi akagufasha uko ashoboye. Waba uri hafi y'ahantu atuye, akaza akagutekera ibiryo ukunda, akagufasha uko ashoboye kose kandi akagerageza kubona neza yuko wabibonye. Umukobwa ugukunda arakumesera, ndetse yewe n'ibindi bintu bitandukanye atajya agakora mu buzima bwe, agerageza kubikora ariko kugira ngo akwereke yuko agukunda. Ikimenyetso cya 15 cy'umukobwa ugukunda, nta gusaba ibya mirenge udatunze. Iyi ngingo nayo ni ingenzi cyane ku mukobwa ugukunda, by'umwihariko iyo mutari mwatangira gukundana, aba yirinda ibintu byose byatuma umubona nabi cyangwa se uko atari. Nk'iyo mufitanye gahunda nta bushobozi afite, agerageza kukubwira indi mpamvu yatumye ataza, ariko ntatangira kwaka amafaranga nubwo waba uyafite. Uyu mukobwa nta na rimwe ajya guhoza ku nkeke gutura ibibazo, ahubwo agerageza uko ashoboye kose akabyimenyera, wenda akazabikubwira byarangiye. Umukobwa kutaremerera umusore akunda ni ikimenyetso wagenderaho ukaba wanamenya umukobwa ugukunda by'ukuri, ndetse udafite ibintu byinshi cyangwa se ibintu by'umutungo akurikiye kuri wowe. Ngibyo ibimenyetso by'umukobwa ugukunda twari twabateguriye kuri uyu munsi bisaga 15. Ndabibutsa gukora subscribe.